uburozi burahari none se ubwo niba yamuhaye iyo miti agahita apfa urumva budahari burahari. Hari abantu benshi bagira ibintu bitandukanye byica abantu. Uwo mudamu rero we yanyoye yumva nibisanzwe ahita n'ubundi yiyandayanda, ariko ubwo yiyandayanza ajya guhuruza umugabo atakiri kwegura umutwe. Urumva nk'umuntu wigize umupfumu muri uyu mudugudu yarafashemo iminsi atari munsi y'imyaka nk'icumi ab'umungumba muri uyu mudugudu, niwe watanga amakuru akayaha n'itangazamakuru. None se undi wamwishe ninde ko iyo miti yamuhaye ariyo yamwishe? Umuti w'igipara uwabonetse ufitwe n'ubugenzacyaha, ariko ngo byari ibipara bitandukanye bibiri. Hari igipara kigomba kunyobwa kigahita kirangira, ikindi akakinywa ejo kuwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo cyanyowe mu ijoro ryo kuwa gatanu nicyo cyahise gikora amahano. Ariko dusanga imvugo iri hanze ku bana ba nyakwigendera bataka bavuga bati Gasharupe atwiciye papa na mama. Turi mu mudugudu wa Kanyinya, ni mu kagari ka Rurenge mu murenge wa Murama, aha ni mu karere ka Ngoma, by'umwihariko turi mu ntara y'Iburasirazuba. Nahumvikanye urupfu rw'umusaza Harerimana Sarehe, aho uyu musaza urupfu rwe rwamenyekanye ari uko abo mu muryango we batabaje inshuti n'abavandimwe bavuga ko yaba uyu musaza Sarehe ndetse n'umugore we bagiye kwitaba Imana. Biravuga ko uru rupfu rw'uyu musaza rwaturutse ku mupfumu wari utuye muri iyi quartier. Bivugwa ko uyu mupfumu wari wagize inshuti n'uyu muryango yagiye kureba uyu musaza Harerimana Sarehe aho yarasanzwe acururiza mu gasantire, bakajyana mu rugo nyuma yuko uyu musaza amubwiye ko afite uburwayi bw'amaguru, hari ibintu biba bimurya mu maguru. Uyu mupfumu amubwira ko agiye kumuha umuti wamufasha kugira ngo aze kumera neza. Ni nako byagenze rero, uyu mupfumu yagiye kuzana umuti avanga imiti itandukanye ndetse ahereza uyu musaza, amusaba ko uyu muti aza kuwukoresha nimugoroba mu masaha yo kuryama. Amubwira ko awukoresha bamaze gukora imirimo yose ndetse no kurya, bageze mu gihe cyo kuryama akabona ubusoma kuri uyu muti, ndetse anamutegurira no kuzanywa ku munsi ukurikiyeho. Nyuma yuko amaze kumuha uyu muti, uyu mupfumu witwa Gasharupe yahise afata inzira ndetse n'ibye byose ahita yigendera, ntiyongera kugaragara muri iyo quartier. Ni nako uyu musaza yagiye mu kazi nk'uko bisanzwe, aho yarasanzwe acururiza. Amaze gucuruza arataha ku mugoroba, ageze mu rugo akora ibyo uyu mupfumu Gasharupe yari yamaze kumubwira byose. Arangije afata wa muti arawusoma atangira kunywa. Akimara kunywa uyu muti nibwo yumvishe ko uyu muti urura cyane, ndetse ahitamo kubwira umufasha we ko nawe yasomaho akumva uyu muti ukumeze. Nako byagenze rero, umugore wa nyakwigendera Sarehe yaje gusoma kuri uyu muti yumva birarura aracira, ariko muri ako kanya uyu musaza wari wamaze gusoma kuri uyu muti yaje gutangira kumererwa nabi cyane. Ari nako uyu mugore we yahise atabaza abana b'uyu musaza ndetse bahamagara inshuti n'abavandimwe, ariko uko yabahamagaraga ni nako uyu mugore nawe byamugendekeraga, yatangiye kumera nabi. Byahise biba ngombwa ko birukankanwa rero bajyanwa kuri centre de santé ibegereye. Bagiye kugerayo uyu musaza yamaze kwitaba Imana, ariko uyu mugore we nawe ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima ku bitaro bya Kibungo kugira ngo akurikiranwe nawe barebe uko bimeze. Uyu musaza yahise ahasiga ubuzima. Tukigera muri uyu mudugudu, abatuye muri uyu mudugudu bavuga ko babajwe n'urupfu rw'uyu musaza, ariko nanone bavuga ko uko byagenda kose uyu mupfumu Gasharupe agomba kuboneka akaryozwa ibyo yakoze, cyane ko bahamya ko ibi yakoze yaba yari yabitumwe cyangwa se akaba yari yabigambiriye, cyane ko yabwiye uyu musaza ko uyu muti agomba kuwukoresha ari uko nta kindi kintu asigaje gukora, ibintu byose bamaze kubikora, ahubwo akaza kunywa kuri uyu muti ari uko bagiye kuryama. Twebwe twahurujwe n'induru, abantu bamaze kuryama tubyuka duhuruye, ariko dusanga imvugo iri hanze ku bana ba nyakwigendera bataka bavuga bati Gasharupe atwiciye papa na mama. N'ubundi twarahageze dusanga abo bantu bombi umudamu wakibasha kuvuga, ariko nyakwigendera we nyine atakibasha kuvuga no kweguka. Nta bundi bufasha twari gukora, habaye ubufasha bwo kubageza ku kigo nderabuzima. Barangije kuhagera nyakwigendera we biba ngombwa yuko akuwe mu mubiri.
ariko umudamu we akomeza kuremba. Ku kigo nderabuzima bahise bamwohereza Ikibungo. Ubwo n'ubundi umurambo wa nyakwigendera we nyine ubwo wagumye aho ngaho. Umuti w'igipara uwabonetse ufitwe n'ubugenzacyaha, ariko ngo byari ibipara bitandukanye bibiri. Hari igipara kigomba kunyobwa kigahita kirangira, ikindi akakinywa ejo ku wa gatandatu. Ni ukuvuga ngo cyanyowe mu ijoro ryo ku wa gatanu, nicyo cyahise gikora amahano. Icyo twari tuzi, yari afite ikibazo cyo kugenda arwara amaguru, ariko bitamubuza kugenda. Bitamubuza kugenda akajya kwa muganga agafata imiti, ariko atari ibintu bikabije kuko ntago ari uburwayi bwari guhita bumwica. Nayo maguru ngo n'uwo mugabo yamuhaye uwo muti ngamubwira ngo agiye kumuvura umubiri wose. Uburozi burahari, none se ubwo niba yamuhaye iyo miti agahita apfa urumva budahari? Burahari, hari abantu benshi bagira ibintu bitandukanye byica abantu. Hari igihe bwaba ari n'ubundi n'ubwo burwayi bwamwishe, ariko nyine kubera ko yaramaze kunywa uwo muti nabyo ba nyiri umuntu tukabufata nk'uko ari uwo muti mwishe nyine ari bubirangije. Ubwo rero kubyakira no sinzi ukuntu nabivuga, birakomeye cyane kuri nyiri umuntu kumubwira ngo nta burozi buhari kandi umuntu we atakiri kumubona. Byaducanze pe kubona umuntu apfa bitunguranye, bari bazi ko arwaye uburwayi bworoheje bikarangira azize iyo miti yanyoye. Natwe makuru yatugezeho gutyo, tuvuye Rusumo twebwe tuje gushyingura, ntago uko uwo mupfumu yarabaye muri kano gace tunamuzi ntitumuzi. Natwe baduhamagaye batubwira ko umuntu azize imiti yanyoye ahawe n'uwo muntu wabaga aho ngaho. Umuntu w'umupfumu simbizi niba yari umupfumu koko. Nyagasani numva ngo barahari, nabo ndajyamo je simbizi niba banaha. None se umuntu niba ashaka imibereho agomba gushaka imiti yakavuye umuntu agakira, yamara gukira akabona kumuha ya mibereho ashaka. Ariko ibintu byo gushyiramo no kwica umuntu urumva ko ari ubugome burenze. None se ntago bagiye kumuhamba, ntago yapfuye ntibigaragara, biragaragara nk'umuntu wapfuye. Ari umuntu wagize neza ari kuvuga ngo ndavura umuntu akire, ntago yakagombye guhita ahunga ngo agende, ahubwo yaguma aho ngaho akarya ko wa murwayi we ari bukire. Naho we yarabizi ibyo yakoze, kuko iyo aza kutabimenya ibyo yakoze aba yaricaye aho ngaho akavuga ati reka mbanze nkurikirana umurwayi wanjye akire, namara gukira nibwo nzabona ya mibereho. None we yayimuhaye nk'aka kanya, mu minota ingahe ahita atega aragenda. Ubwo se urumva ntabyo yarazi. None se undi wamwishe ninde ko iyo miti yamuhaye ariyo yamwishe? Mwadufasha nk'abayobozi mukatuzanira uwo muntu akaza akavuga impamvu y'ibyo yakoze. Niba yabikoze bimutunguye tukabimenya, niba hari uwamutumye nabyo tukabimenya, ariko mukamuzana natwe tukamubona. Oya, ntabwo turi buvuge ngo ni gatumwe, kuko gatumwe yavugwa icyatubwira ko ari gatumwe kire kuri ya nyirabyo ububwe yifatiwe akadusobanurira. Niba umuntu yaramubajije umuti yarigize inshuti ye akawumwemerera akamubwira ko awunywa n'umudamu we, uriya gusa nicyo kintu tuzi ngo nijoro ngo bagiye hamwe bagiye kuryama. Uwo mudamu rero we yanyoye yumva nibisanzwe ahita n'ubundi yiyandayanda, ariko ubwo yiyandayanza ajya guhuruza umugabo atakiri kwegura umutwe. Urumva biriya twebwe ntabwo twabimenya, ahubwo u Rwanda dufite u Rwanda rwiza kandi rureba ko ariko agasigira umugabo akabanza kanywa usigayemo umugore ngo akawuranguza. Iwe yararanguje rero yumva nibisanzwe ahita atwira, aramubaza ati se bino bintu byuzanye none uko ndi kunywa nkumva nibikunda. Ubwo umugore nawe umugabo yari yatangiye gusamba, umugore arihangana aza guhuruza. Ubwo rero amakuru afatika twebwe iyo tubona nayo uriya mubyeyi yitangira nk'ibintu byabaye bari babiri we n'umugabo we bari mu gitanda, nk'umuntu wigize umupfumu muri uyu mudugudu yarafashemo iminsi atari munsi y'imyaka nk'icumi ab'umunguma muri uyu mudugudu. Niwe watanga amakuru akayaha n'itangazamakuru, niba hari ibyihishe inyuma ye, niba ari wowe byitekerereje akabitubwira, ariko twe ntitwamuhamya ngo niwe ngo ubwo hari abo bamutumye. Gusa gufatwa ariko nafatwe ngashyire inzego z'ubuyobozi zikamuzana mu nama y'abaturage, noneho we akitangira amakuru afatika
akavuga ati jyewe wenda naratumwe cyangwa jyewe naramuvuraga nk'uko yabivugaga. Ibintu bibiri, naratumwe cyangwa jye naramuvuraga nk'uko bisanzwe. Nicyo kintu dushaka, ariko atarafatwa. Buri muturage afite amakuru ye, n'undi afite amakuru ye. Mutubwire kwihangana, ariko mugira n'icyo mudufasha. Twebwe turihanganye, uwacu yadukuwemo, ntituzongera no kumubona, ariko mwebwe mutureberera nyamuneka. Mukumira ibi bintu, n'abandi bakora ibintu nk'ibi ngibi nabyo mubikumire, kuko mo biratwara ubuzima bw'abantu. Ibi bintu byo gufata imiti ya kinyarwanda umuntu akihangira imirimo ngo ni umuvuzi, natunga ibyangombwa akajya mu mudugudu akicaramo, abaturage nabo bakagira ngo ni umuntu, naho ni inyamaswa. Mahita sira mu Celestine mu mudugudu wa Gitaba, twatanye ibintu mu mudugudu. Ariko tukimara kubyumva twacitse igikuba gikomeye. Kumva ko umuntu ahawe umuti n'umuvuzi, wa muti ukamwica, yitangwa n'umuvuzi ni ikibazo. Naho n'igiteye impungenge nuko uwo muntu ngo watanze uwo muti yahise atoroka. Kugeza ubu ngubu uwo muntu ntituramenya ngo yafashwe cyangwa se ntarafatwa. Noneho kandi urebye igikomeye nuko uwo muntu asa nk'ugambye gutsemba urugo rwose. Nkibaza ngo niba aratanze umuti yaravuraga umuntu umwe cyangwa nuko yababwe ngo bombi mu rugo banywe. Urumva uwo muntu atarafite ikintu agambye cyo gutsemba umuryango. Birimo amayobera akomeye ahubwo. Ni ukuvuga ngo tukimara kubyumva, ahubwo n'ikindi cyane antunguye nuko yahamye ngahamagara ku matelefoni ngababwira ngo uwo muntu ngaraza guhemba kandi yapfuye. Kugeza n'ubu twatugeze gushyingura. Ahubwo mudufashe uwo muntu. U Rwanda rufite ikoranabuhanga. Niba kiri mu gihugu hari iminara y'umuntu abakoreraho, ahamagara kumva ko gukora ku munara runaka. MTN n'inzego z'umutekano bashakisha iyo telefone iri gukorera, uwo muntu afatwa ashyikirizwa ubutabera. Mbere yo gushyikirizwa ubutabera mu muzane hano mu baturage, atubwiye ikintu yagamije cyo gutsembaho umuryango kuri buriya buryo. Icyo nabwira umuntu w'umuvandimwe usabana n'abantu, utagira mbese ikintu cye, yaba umwana muto yaba umuntu mukuru, izigezweho rwose wamubonagamo. Ntabwo byadutunga kumva Gasharupe adukoreye amahano nk'aya ngaya. Gasharupe namubonaga agenda, ariko ntiwamenya ngo avuka. Ikiteye ubwoba n'impungenge, yaje ngo ni umuvuzi ariko atari gature. Nakurikiye amakuru ngo ntatuye inaha.